Yesu we. Ako marangiye we. Akakasano sakumirora. Abusaye iki cyasigaye agenda uzi kuyirukangaga mu kwa mbere. Nuru tukaturi mu kwa 38 na 7. Horeze yekintu nibaza. Mvuye mu rugo saa 9:36 ubu turi saa 9:70 ningaira ako busaza agari ikintu 78 n'ibice bibiri ako matsiko kwe urashaje tu matsiko rwose nabayeho neza ko none yakomeye ndashaje dance aka ngiye kujya mu rugo ubu mba navuye no mu rugo ari inzu yanjye rero inzu yanjye nandareba byatangiye gomoka imiswa niba yamariye n'uzi bikuta no kuri kw'Imana ibiti yabimaze ubu nabyo birasaba amafaranga cyamatsiko rwose nako ndariko abana banje nabo bazabikora ubundi gihe mba narakoreye ninjye uzaza ukora kubunga ubundi bavuze ko 8 w'umwana ari amashuri nago rwose ibyo wakoze ni na 8 na mwana uko muri amashuri akiga bikarangira rukumira ngo ngewe ngizanye ni ifonde ndengira akana ngewe aya matse 8 no kwiga kangira ahantu muri ni nakoresha ko navuye nanjye bigwa iki akomara iki gikozi kagitakuye ahantu koko uruba ruzi ko nagiye abana bari ku mashuri bagiye mu mashuri umugore abadahari akomatse ko genda arago ubukira bwagitse kibwagitse rwarwo mu ntebe zanjye nigure akomana yisi n'ijuru we shandagaso wenda kwirukanye n'uraye ndakwirukanye tumatsiko ndakwiruka Kadogo vuna umweto ubu nje ndashonje uburware rwabwegetse yande yarwo rwariyetse mu ntebe zanjye akomatsiko mbego kugo kuzo umuntu azakora agakorera abakozi gusa we Kadogo vuna umweto konora kasako sigemera none inyuma y'urugi wanje ahantu ngena navunitse nshyira itafari ryanjye y'uwo mwana ndenda n'uzuzi hanze yanjye none unsigemera inyuma y'urugi inzara iranyishe ubu yariye aregamye arumva atekanye byavamo ntago bivamo ndakwirukana nagaso nurara hano iwanjye uyu munsi byamatsiko ndahita mvina rwose ndatangurisha njye gutura za Nyakariro za Nyagasambu waraye wanika amuyihorere ndagaso kambe mwihorere sha abagabo tusigaye twabo uzana umukozi akubaha umuturikije za Nyakariro ry'ubujumba yagira ikigara karengwa kumva aranezerewe none akaveza inyuma y'igipangu Wasi ndi kumva yetutumba Ngebeza ariko ni nziza Utaregeza ko iki gikoze kire Kadogo isi nijo Yare baguze ni nziza rwose singuresha ni nziza kasakumi wanje jyaho ruri he kambe uri kumora iki wanje mva mu kazi ngenze mere inyuma y'igipangi wanje none se boss kwa iri aryamye rasinzire njewe uri wasinze mu ntebe zanjye z'amatsiko niba natarasiguze bo ntago ngomba kuryama se aguze ko mbona nkugaburira ngo ndeba agatuza kawe katana utabyibunguza n'agatuza nkande ufite agatuza nk'agigikeri gaturutse mu mazi gatatuye n'ibagiro boss nawe uri kurengera ubu se ubundi umuntu yabyibona ibitutsi bumutuka
akoze mana y'Imana akoze ko mba naje kare nzariranyishe nta nubwo byiba tugene mu rugo abo ubundi bijumba uteka byamari tugene mu rugo amusengera icaranga Muvugishije ukuri ibijumba ungaburira nta nubwo baratekana ifiriti basingo nyiryo bose ata bose ahubwo urambyukije nibereye mu bitotsi inzara nk'iyanjye none se kadogo wanjye reka ndagukunda ko ikibazo cyawe urarya n'ubyibuha abo ibijumba ungaburira amateke imyumbati mba nakoze nguzwe abo uzi ko biri kumbabaza nijoro twariye iki ntabwo nijoro wariye inyama inyama n'iziradodo uri kumbwira bose dodo nazo uba wazibonye ukatsendwa sinzara yanyicaje mu ntebe ngasinzira televiziyo ntiyapfuye niwe wayigurishije ubwo nabwo za ntebe wari uryamyemo wowe warazinyishyuye gendutse n'amazi ninywere cyonzanira ari amazi ninywere ntibi nanyishye ntabwo kimonuko ahubwo cyakiyemo no kungaburira abo nureba babureka nzakora agatenge akira bo akira ubu uza kunsukira mu gikombe ibikombe n'ibikombe aramfite usiga cyose ufite byo niwe wabigurishije byo niwe wabigurishije gukora icyo mbere ndatenga abo nureba kanze muri abo nagukubita ugiye gukubita bose none uzamugaburira n'indobo usigaye noneho ugezeho kuza kunkubita ko none se bose kwari wanutse cyoke giti gitanga wamukeka ako shaka do caranga tuganire mwana wanjye ega ndagukunda buriya nuko urimo kuzana kandi ndagukunda bose akamazi amaracyoshe n'inzana mfite numva irimo kugenda hasi bundi reka mubaza konjya ngenda urumva noneho bakambwira ngo abaturanyi umugore wanjye bajya baza kumusura ibyo bavuga nibyo baraza uzi kubuta bake se bake bajya baza erega ariko cyo kigabo cyarahirwe araza ahubwo bose urangurira akantu utera amakuru njyewe ndayakujomba reka cyo ngukundira hanze uzanye pesa ni zangu katugu wanjye katugu wende nakugura n'ikindi byaza gutera amakuru yabaga waje kado iyi si ijana uratsa kuvuga nawe uramfobye ijana ryakora icyo umuntu uranjye bakuramo ikintu hasi zazuma amakuru cyakindi cyaraye icyo turahura kikamutaza kijyana ngaha mu cyuma kigatira amabuje gutya kikamujyana ku gitanda amabuje akamukorogera agacyayi k'ikawa byadanje ebo urarize nanjye ndire maragura amarira yababaje ariko bose nureze kuko warakibonye neza ngo mbeshya iyi ntero cyariye n'uwinyo noneho urumva ngiye kuguha iyi telefone yanjye ndemeranye uguhe madamu uzaza uyimuhishe nimenya ko wamubye ko naguha telefone nabimenya ndakwirukanye n'umurage abo nureba ngo uranyirukana ntitamwirukana urahita unyirukana n'umabuje se mabuje ko nawe amemba mwese muramemba aguhembera iki mu memba y'ukwezi umwe akamemba kubisha nawe ukamemba kubisha urumva negorate nkabirwe impamvu kandi ino jana umayirirage ni nk'igitonyanga kijya mu nyanja mabuje amabitanu ukamije umva uko tugiye kubigenza ano ngiye gukuramo simukadi zanjye urumva mfaca gutoya nose niba ngushaka ku kazi iki kikanzahita ngura indi telefone mfite amafaranga ngiye mfite amafaranga nubwo uriya ngiye gukuramo izi simukadi sibyo urumva ngiye gukuramo mfata n'ururugi ataranga ese na iphone iyi ngiyi bayita iphone barama ngahe ntabwo nkubyenga gushaka ikucucu uzazuma amakuru ku gihe reka nguremo iyi simukadi ndahita nguhinda muri Airtel ureba si nziza kanga kiri impano kagatakara abo ndahaye nzagusubiza
ni y'akazi nyine wakigoryi wowe nibaza urumva wowe uzaza wijijisha urumva banza niyo mbanze ngire gutya gufotora munsi urugi neza uzaza umva uzaza ujya mu gitanda nujya mu gitanda umva batangiye gusingira nubibona kuri fone ntabwo uzahita wiyahura oya nubwo njye nzamufatira mu cyaha mwana ibyo ni ibiki murimo kumbwira wowe amuvuye nkavuga mani banza ubundi bwamande tuzamushuba ni nk'igitonyanga kijya mu nzira uranyongera ntabuje nka 5 kamijana ubundi kado amazi wampaye harimo ibiki ibintu birimo kumva nangiye gusinzira rega wahisemo kaze ari kaze koko amazi umpaye arora amazi wampaye birabe ntaribona agasenyera ubwo arasikana nawe ari nayo bashyiramo akarinyo komvenye amutiki buriya nziwe amukamutituza ibipapuro by'inzu biri ibipapuro by'inzu b'ikibanza cyanjye ibipapuro by'inzu biri njyewe ibipapuro wumva biri hariya munoza mu ivarisi mu gitanda kandi hajya mbasha kugera ahandi njyewe iyi fone se urayimaye telefone njye ya fone nazanye akurindagije nyine mbanza njye kuyikoresha arangira ubundi niyo nakwatsa ugiye kumva numva ameze kanjye kugira amafi bitotse mfite ibitotsi byinshi ndagasongera aho amazi asigaye asindisha umuntu niko nanyariye njye ninyariye ndagasingiye si ibintu iyo si ikibazo masiko none masiko kadogo umbaye ibiki muri amazi ese murasinda amazi njyewe muhaye amazi aryoshye cyane none se njye nshaka kujya mu nzu kuryama tugende nyine none se uretse ngiye kujya mu buriri nawe mu buriri none se buri nakurindagije none se kadogo ahubwo se bose banza ngubaze ibi video birimo hano ngaha by'urukozasoni ibi nibyo wirebe ubu ntiwapfuye mu mutwe ibi video arimo bya bintu dukunda ibiki se ukunda bya bindi by'abagabo natwe dukuze mw'abana bimwe bya jigijigi njyamo ariko rero nkeneye kuryama mvira mu cyumba njyamo waceka bose wasaze nene sono barazina zawe ubundi bwawe kuza kugusa ugenda mu byandisha aya reka njyewe urumva njyewe banza njye kujya nanjye ngiye kukurekusa ari bose nakwinginze nakubitse ngiye kukurekusa ujyane by'ibyaha ngiye kuryama urumva bo kadogo ngiye kuryama isaha nigera umbyire aha nibyo ntabwo uhiriwe niyumvira utugoma mutira kuri mwese